Yesu nashimwe, turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Duhabwe umugisha twese hamwe n'ijambo ryanditswe mu gitabo cya Yesaya, ibice 40, umurongo wa 30 n'uwa 31, haravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen, haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutegereza Uwiteka. Reka tubanze dusenge. Data wa twese mwiza, Imana ikomeye, Imana ishobora ibintu byose, Imana yaremye byose, turagushimiye cyane imbabazi zawe zituma tudashiraho. Mu izina rya Yesu turagushimiye, wabanye natwe, waraturinze, uturindira imiryango, uturindira abacu, turindira inshuti, utugirira neza, tubona gutabara kwawe. Turagushimiye muri aka kanya. Tugiye kuganira ijambo ryawe rero, turasabye ngo Umwuka Wera azabane natwe, avugane n'imitima yacu. Natwe turatuje, dutegereje kumva icyo uvugana natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turavuze ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga gutegereza Uwiteka. Hano dusomye amagambo meza avuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazaruha rwose, ariko umuntu wese utegereza Uwiteka ntabwo azigera ananirwa. Niyo yacogora ngo azasubizwamo intege nshyashya. Haleluya. Niyo yacogora yagize ibyamucogoza, niyo yaba yananiwe, azasubizwamo intege nshyashya. Uyu ni umuntu utegereza Uwiteka. Umuntu utegereza Uwiteka ntajya arambirwa, ntaruha, ntananirwa, ahubwo ngo azatumbagira nk'ibisiga mu kirere. Impamvu yo gutumbagira kwe nuko azaba yategereje Uwiteka. Gutegereza Uwiteka bigira umumaro munini cyane, kuko ushobora gutegereza umuntu akananirwa. Umuntu ashobora kugusezeranya ikintu akananirwa, nawe ejo akaba akeneye ubufasha. Ariko Imana yo ni nyamaboko, ni nyembaraga, ni Imana yaturemye, ntinanirwa. Ni Imana ihora itureberera ku manywa na nijoro. Na cya gihe twacogoye ihora ibicunga, ikatubera amaso, ikadusubizamo intege nshyashya. Rero mureke dutegereze Uwiteka, kuko ushobora gutegereza ku mubyeyi wawe, umubyeyi wawe akagira ikibazo. Ushobora gutegereza ku mutware wawe, umutware wawe akagira ikibazo. Ushobora gutegereza ku mufasha wawe, umufasha wawe akagira ibintu nawe bimucogoza. Ariko abategereza Uwiteka, we ahora basubizamo intege, nta nubwo yakubwira nabi, nta nubwo yakureba igitsure. Ushobora gutegereza umuntu kubera ko nawe ari umuntu unanirwa, wajya no kumureba ukabona akurebye igitsure, ariko Imana yo irakureba byonyine, ikamenya ko wacogoye, igahita igusubizamo intege. Haleluya. Igahita ikongereramo imbaraga mu bugingo bwawe. Ntucogore rero, ukataze, urebe imbere, utegereze Imana, kuko ni Imana ishoboye ibintu byose, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana idutabara buri gihe ku manywa na nijoro, ni Imana itureberera, ni Imana ishoboye ibintu byose. Nta n'ikibasha kurogoya umugambi wayo. Umuntu yabasha guturuka ahantu akaza yihuta kugutabara, ariko we yagera mu nzira akagira inkomyi, ntakugereho, na bwa butabazi yari akuzaniye ntibugushyikeho, bikarangirira nyine aho mu nzira. Ariko Imana iyo yirutse gutabara, yo nta muntu ujya uyikoma mu nkokora, kubera ko nta muntu ujya uyibaza ngo urajya he cyangwa urava he. Nta muntu n'indakumirwa, nta muntu ushobora gukumira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yagambiriye kugutabara, n'ubundi iragutabara. Humura rero, ukomeze utegereze Uwiteka.
kuko ahora agusubizamo intege nshyashya. Ukomeze umutegereze, ukataze. Abategereza Uwiteka ntago bananirwa kubera ko bahora bibuka amasezerano, bahora bibuka ineza y'Imana, bahora bibuka Imana yabanye nabo mu gihe cyashize. Ibyo bigatuma bategereza Uwiteka, bakavuga ngo Imana yabanye nanjye cya gihe, n'ubundi ndayitegereje, uko byamera kose ndayitegereje, naho nagera kuri finale ariko ndayitegereje, kubera ko yo Imana yo mu ijuru yarirahirira avuga ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. Ni Imana ifite byose mu kuboko kwayo, Imana ifite abana beza mu kuboko kwayo mu gihe cyayo, Imana ifite kuguha urugo rwiza, Imana ifite kuguha akazi keza, Imana irashoboye kukuremera imibereho myiza, ejo hawe hazaza heza. Nubwo waba uri imfubyi buri Imana yo ntago ijya ikuburira umwanya, kuko ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, niyo shinge na rugero ku bantu bose, niyo irambura ikiganza cyayo igahaza kwifuza kw'abari mu isi bose. Haleluya! Jya uyitegereza rero, kuko yo ntago yagutenguha. Gusa umuntu we yagutenguha, ariko Imana yo ntago yagutenguha. Reka dutegereze Imana yacu. Umwami umwe Dawidi yigeze avuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo arararanganya areba hirya no hino, ngo ariko yitegereje ngo asanga nta handi ubutabazi bwe bwaturuka, ngo ni ku Uwiteka gusa waremye ijuru n'isi. Kandi uwo yari umwami, yari afite byose, ariko twe twareba tukabona yari afite byose, ariko hari ibyo atari afite byatumaga ategereza Uwiteka. Haleluya! Ibyo udafite none ejo uzabibona. Imana komeza uyigirire icyizere, cya gihe yarabikubwiye irabikora, n'ubundi ibyo yakubwiye nabyo izabikora. Ni iki cyatuma ucogora kandi warabonye kugira neza kwayo? Ubwo se ko yazuye Lazaro abantu batatekerezaga icyo kintu ko gishoboka? Ubwo se ko yahaye Sara umwana yujuje imyaka 90, yari akuze, mu bigaragara ntibyari bushoboke? Imana itarigirijeho nkana Sara ikamwibuka, ikazibura inda ye ibyara, ari umukecuru akabyara, wowe ukiri mutoya ni wowe yakwima umwana se? Ni wowe yakwima urugo se? Ni wowe yakwima imibereho se? Oya, ni Imana igira imbabazi ku bantu bose kandi ntirobanura ku butoni. Umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose, Imana iramwemera. Turize Uwiteka, umutegereze wihanganye. Ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana itaguteza abantu, ni Imana itatuma ukorwa n'isoni, izakugirira ibambe, kandi n'igihe gito y'intambara zigashira. Haleluya, amen. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe, izongera ikore n'ibindi. Amen.